rero ngewe ndumva nshaka ko korari ririmba kuko twari dukumburanye, kandi nawe urabona ko korari itaririmbye n'urugendo wakoze urumva utaba uhombye. Reka mvuge dukeya urumva, kuko nanjye nshaka kwiyumvira korari. Bwira ntuza ngo buretse kugenda kuko korari nibwo yajya kuririmba. Rero sonje urabona navuga menshi, urabona ndaba nagize wewe. Yesu ashimwe. Nitwa Pastor Semajeri Gaspari. Naturutse mu rurembo rwa Muhoza, itorero rya Ruhondo, paruwasi ya Ruhondo, ku itorero rya Mubona. Ndi uwo muri Musanze, kandi hari abantu benshi b'i Musanze nabonye hano muri aho. Nababonye nubwo ari abino ariko bavuye i Musanze. Rero reka tutere gutinda muri uyu mugoroba, twiyumvire korari yacu batakaje byinshi, bigomwe byinshi kugira ngo bakore urugendo nkuru. Rero tubabonye ntitubabyaza umusaruro, nitwe twaba tubihombeyemo. Kadusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bw'umwami wacu uko bwanditswe na Mariko, ibice 4 umurongo waho wa 35. Turasoma twihuta pe. Reka dusome ubutumwa bwiza bw'umwami wacu uko bwanditswe na Mariko, ibice 4 umurongo wa 35, page 38 mu Isezerano Rishya. Reka mbe nsoma muransange imbere. Aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Kuri uwo munsi bugorobye, ubwo hari nk'iki gihe, ko uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yarasinziriye aryamye bwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, tubyiteyeho ko tugiye gupfa? Akangutse acaha umuyaga, abwira inyanja ati cece kutuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Imana yacu tugire neza cyane. Ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo inyanja iriho n'imiraba muri yo irimo, ariko n'ubifiteho imbaraga ariho. Inyanja iriho, umuyaga n'imiraba muri yo birimo, ariko n'ubambo ariho. Nanejejwe nuko korari yacu yambaye imipira, nuko ntazi icyongereza neza, ariko bishobora kuba yambaye imipira yanditseho ngo Yesu agize ate ariho. Ngiro mwicaranye ngo nubwo turiho ntituriho twenyine, ahubwo Yesu niwe ugize ute uriho.
umugabo wawe uriho gusa, nta nubwo ari n'umugore wawe uriho gusa, ntari abana banyu na imiryango yanyu muvukamo, ahubwo Yesu umwami niwe ugize ate, niwe ariho muyituririmbire mwakabyaramo. Yesu agize ate. Dufite korari yitwa Hoziyana, korari yacu bariya ku cicaro cy'itorero ryacu Nyarugenge, yararirimbye ngo iyi si imeze nk'inyanja, ibigeragezo n'umuraba mu nyanja, itorero ni nk'ubwato buri hehe, abakijijwe bameze bate. Noneho rero bajya bayanona mu buhanga Imana yabahaye, umwe agatangira ati iyi si yemwe mubona, iyi si mubona tuyicamo tujya mu ijuru, kubera ubupfakazi benshi cyane bararohamye, ariko twebweho dushaka kwiyambukira. tuza wa nyanja tuza. Hakaza undi mubogari, Yesu yemwe mubona, Yesu mubona tuyicamo tujya mu ijuru, kubera ubutunzi benshi cyane bararohamye, ariko twebweho dushaka kwiyambukira. Hakaza undi ubwo nijyamo, Yesu ayama mubona, isi mubona tuyijyamo tugiyo, kubera ubusitari benshi cyane birabacanze, ariko twebweho dushaka kwicomokera. Urumva ni ndende, urumva ntabwo nayirepese yose ngo nyimenye, urumva, ariko hari aho bajya bava ngo hakurya y'inyanja, ntabwo tuzongera kubabara. Mbwira mwicarane ngo hirya yaha hari ahandi, hirya yaha hari hirya yaho utahara ahandi uzajya, hirya y'ibyo wigira hari ikindi uzaba cyo. Hakurya y'inyanja, ntabwo tuzongera kuba. Rero wewe, iyi nkuru ni ya Kristo n'abigishwa be bari ku nyanja. Haleluya. Ntabwo ari umugani, kuko iyi Bibiliya ibamo n'imigani, ariko iyi ntabwo ari umugani, ahubwo ni inkuru yabayeho. Kristo n'abigishwa be bari hehe, ku nyanja. Ngo iyo nyanja ngo yari mu ubwato, ngo bajya ngo arababwira ngo twambuke tujye hakurya, ngo bamujyana mu bwato yagize ate, yahoze. Abize geography kandi nawe wabyizeho no muri primaire bajya bivugaho gateyo da, bavuga yuko hari imibumbe 9 igaragiye iki, igaragiye isi. Ubwo wowe wabyize utera muri toronkome kizagutikura. Imibumbe 9 igaragiye iki, izuba. Isi ni umubumbe wa kangahe, wa gatatu. Cyo koranga abahanga bamaze kuvumbura undi, ariko se uwo bataravuga izina buriya nawe urihora sembizi, bazawutubwira ntawakwivanga mu byabo. Noneho rero ngo bamujyana mu bwato yagize ate, yahozemo. Kristo ntabwo ari uyu munsi gusa, ntabwo ari uyu munsi tubivuga, nge nawe tutarabaho Yesu yaragize ate, yari. Nge nawe tutaraza muri iyi si we yayijemo. Mbwira mwicaranye ngo yadutanze kuyizamo, kuko ni nawe wayiremye. Yadutanze ajya mu bwato yagize ate, yahoze. Mbwira mwicaranye ngo uraho Yesu yabanje kuba.
uraho Yesu yabanje kuba waje ino yarahavuye yarayiko. Yesu warakoze rata, warakoze kabisa. Rero ndabiherahe mwuka byaramwe, ajya mu bwato yahozemo. Hari iwacu mu majyaruguru dufite korari yitwa abakozi ba saa 11. Abakozi basangahe? Ubwo sura bisetse we. Buriya turi abakozi ba nimugoroba. Ibyerekana kuza kwe, Ukraine n'Uburusiya biri kurasana, n'Umwisirayeli Hamasi yarasheyo ngo bigukangure. Iyo korari ngo yitwa abakozi basangahe? Rero buriya twe turi abakozi ba nimugoroba, turi aba saa 11. Hari ababayeho mu gitondo bitwa Baberi. Baberi ni abakozi ba mu gitondo, boserezaga Imana ibitambo bikayigeraho. Baburahamu yabwiye ngo va muri Uri y'Abakaludayo uve mu bigirwamana bya so te ujya mu gihugu nzakwereka. Ni abakozi ba saa 3. Hari abakozi ba saa 4 ba Samweli. Samweli ati niwumpamagaye, ati ntabwo ari nge niyakuraritse muri iki giterane ngo uhinduke inzira ziki genda. Abona he ngira ngicanye ngo turabana nimugoroba noneho niyo Samweli abangahe. Hari abakozi ba saa 6 na ba saa 7 ba Yesaya na ba Yeremiya na ba Ezekiyeli, bikaminuka mu bahanuzi batoya ba Habakuki n'abande kugera kuri Maraki. Ni umukozi wa saa 10 wavuze ngo azaboneka afite gukiza mu mababa ye. Izuba ryo gukiranuka rizarasira abameze nka Jehova Yire. Isiga imirimo igafunga ibiro ikazi kavuga ngo turamamaza uwaduhaye ija kabisa. Noneho rero abakozi ba saa 11 ni abatwebwe bo mu isezerano rya rishya, kuko aba saa 10 yamaze imyaka 100 nacecetse. Hirya 100 nacecetse nibwo yongeye kuvuga arakarama. N'ejo ubundi tuzibuka gupfa no kuzuka bye kugira ngo itorero ribeho. Haleluya. Rero turi aba saa 11. Yesu rero arababwira ngo twambuke. Bajya mu bwato, ngo bagezemo wagibwerekeza. Ajya hehe? Agibwerekeza. Niyo mpamvu yavuze ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Agibwerekeza. Iyo umuyaga uturutse aba ari yajya kuryama. Mbwira mwicaranye ngo iyo ibibazo bije burya bibanza kumucaho. Niko korari Betlehemu yacu yaririmbye hariya iwacu mu rurembo rwa Rubavu, yaririmbye ngo ibigeragezo nubwo byaba byinshi bite byose bibasha kunyura ku munzani we. Ibyo ashimye ko bimbaho bikangeraho, muri byose akanyigisha kumushimira. Impamvu bakuroga ntupfe babuzana bakabunyuza hehe? Kuri Yesu agakura mu ibyica. Ngo nukuri nabo ngo nkajya nakora ngo nuko yari yakuyemo ibikwica abandi baburiye hose barabukiza. Ngumva ngo nukuri hari umuntu ejo bundi amamagaye nga saa 6 za nijoro amamagara ati pastor we ndikarame, ati nari mfuye n'Imana ibikoze bigenza bite? Ati nkubira nari nsinziye nge na madamu, ingubira ziradukubita ngo pi. Ati ndayo mwumvise? Ndi ndayo twumvise da. Ati radukubise mu nzu hose haraka. Ati na n'uyu mwanya, ati umuco wamaze nk'iminota 30. Ati kandi sinari nsinziriye. Ati nkabona mu nzu hose ari kwaka kandi nta mashanyarazi mfite. Ati mbere Imana icubahiro turarokota, ariko mu gitondo zo dusengere uroko tukiri bazima. Iyo nkuba yamukubise Yesu yabuyikuye mu imbaraga zigira zite ntabi nguba zikubita ngo barokoke. Ngiro mwicaranye ngo uragira ngo abo banze bose babagaho. Banze bose babagaho. Barakwanze binyuze kuri Yesu abica imbaraga bakajya barayahekenya, ariko Yesu ati ntaco muzambwira gute? Ntaco muzambwira.
yararyamye hehe mbwira mwicaranye ngo byari kunyica ariko byanyuze ahari abikuramo imbaraga byari kunyica nubwo ngendaga ndahenjera iyo ngiye mu murima ariko burya aba yabivanye mwiki byakuniga 4-5 bitaragukuramo umwuka ahubwo byanyuze ahari abikuramo iki ngaho mu icyubahiro mbese turede uko turi kujyana ngo tera haleluya nguhaye poromosiyo ndumvara Imana ishimwe ngo aragenda aryama ibwerekeza agira ate arasinzira ariko rero ratareka asinzira impamvu yasinziraga yari umuntu 100% akaba n'Imana 100%. Yari yambaye umubiri unanirwa, yambaye umubiri usonza, yambaye umubiri ugira intege nke. Murabyumva? Niyo mpamvu yaryamye agira ate ariko nanone reka nkubwire reka Yesu asinzire ariko adasinzira hari Minerval yari bwishure mu gihembwe cya 3 yararananiwe gusinzira hari ibitega bamwohererezaga yarananiwe gusinzira hari umwoherezaga amahembe nijoro yarananiwe gusinzira hari ibyo bamuroze bimujyaga nk'intozi mbwira mwicaranye ngo reka asinzire ntabwo ameze nk'ibyo turimo yarananiwe gusinzira hari deni rya banki yararimo yarananiwe gusinzira hari ibyo kugaburira abana yari yabuze ahubwo aravuga ati mwebwe mube maso mukanure nimwe muri mu bibazo nabonye uri kwigira maniga ntuze no mu giterane ngo wumve Yesu tera hano umupira mwana nayo ibibazo cyananirwa gukanura yaravuze ati mube maso mwebwe mutura umuntu yarimutse ava Musanze azahanira ukomo kandi yavuye Musanze bamutwikiye kubera bamwirukanye kubera abantu bose yari yagize ari guhina marika abo tubwo bamaze kumenya reka nigira urukomo nje kwica abatanzi muraturanye ubwo rananirwa kuba maso utarababariye bo yaraturanye nabo azakubabarira mbwira mwicaranye ngo nutaba maso bizagukoraho urananirwa kuba maso abari gutwara abagabo babandi ko muturanye uzananirwa kuba maso bazananirwa kumujyana inzayatereka ndebe ko bizacamo bazamukujyana ewana ntashidimani abagabo bari gutwara abagore babandi kuzi ko bakanuye amaso wowe azamukurikira Yesu baravuze ngo mwebwe mube we yari isinziriye ntawamuroga ngo byemere ntawamujyana mu barangi ngo byemere ntawamushira mu rubanza rudasobanutse ngo byemere ntawamuhekenyera amenyo ngo byemere kuko yahawe ubutware mu ijuru no mu isi ngira mwicaranye ngo twe turi muri iyi si nitwiri kuzunguza uragira ngo arananirwa gusinzira yabyaye benshi kasemajeri arananirwa gusinzira yabuze urubyaro nkawe arananirwa gusinzira se ariko data ngiro mwicaranye ngo tube maso ahubwo naho Yesu we nashaka asinzire disi nta kibazo afite nta ntambara n'imwe mutsinda yaranesheje ngo arasinzira asinziye abandi nabo bati natwe turabaniga mwana ubwo asinziye turigwanaho uwo waburiwe wese nicyo waburi cyo cyose Imana ikuvuye imbere wa mwara baba bafashe ibase cyangwa ibibakure ngo barigwanaho mu nyanja ngo baragira bate umwe bafashe ikibakure cyitwaho navutse undi bafashe ikibakure cyitwa ubucuruzi undi bafashe ikibakure cyitwa diplome undi bafashe ikibakure cyitwa isura yanjye igezweho undi bafashe ikibakure cyitwa gutereka amaso undi bafashe ibibakure byinshi mbese undi bafashe ikibakure cyitwa mfite iduka irukomo undi bafashe ikibakure cyitwa nge ndangurira Kigali bose bati inyanja turahangana nayo ngira mwicaranye ngo data atakubereye maso wabera maso bafata ibibakure batisitura inyanja turahangana inyanja ibifasha umurabira batereti mwese Imana itabatabaye nabamirabungu abandi batewana njere abakubise mwikibakure cyitwa nje mfite imiryango ikomeye mvukamo man inyanja iti hanyuma se nduza yarindagiye nta miryango afitera inyanja
undi abakubise mwikibakura cyitwa njye mfite umugore mwiza kabisa. Inyange iti hanyuma uwanduza bamutwaye ari mubise. Inyange biravuze iti ewan ibatere ntuza. Undi ati njye mfite urubakure rwitwa ndikibongisha. Ntuza ati hanyuma se nduze yamwaye ari uko afite ibiro bikera. Inyange irabaterera. Undi akubise mwikibakure cyitwa narize man. Inyange iti ntuza byamucanze ari uko afite make. Inyange igirite mwati njye mfite urubakure rwitwa gutereka amaso. Inyange iti hanyuma se ntuza wayateretse ntibamubyaje atujuje n'imyaka. Mva niga njye mfite urubakure rwitwa ndi maniga. Inyange iti hanyuma ntuza se igihe yanywereye urumogi siho yataye umutwe sha. Ati njyewe mfite hegitari 25 ndi umukire muri Nyagatare. Inyange iti hanyuma se ntuza wamurushaga kugira nyinshi sha. Inyange batesha iki? Mwati njye rwose mwicaranye ngo nta mbaraga na nkeya inyange itinya. Nta mbaraga na nkeya inyange igize itinya. Inyange irabapupera. Inyange iti uwanduza se wamukubise umuhini se. Inyange batesha umutwe. Umwe ati njyewe mfite impigi ntacyangoraho. Inyange iti ntuzapfanye ziruti zawe sha. Inyange irabazambya. Inyange batesha umutwe. Ibyo bari bafite mu mitwe yabo byose bigira bite birashira. Basigara bakanuye iki? Basigara bakanuye amaso. Umwe ati nawe amafaranga utanze mbonye ikibakure cyasigaye jya kuri banki baguha ideni sha ibintu bizacamo. Inyange iti kwanduza hatejwe hazize iki? Impamvu ari kuryama adasinziye ati barahateje we ntabwo ari umwati nje ndiyambaza imiryango mvukamo irakomeye. Inyange iti ntuza mubunza ari kuburana na se wabo se ari imikino sha. Nati mukuru wese wamuroze uragira ngo harundi wamujyanye mu barangi uretse nyina wabo. Bibatesha umutwe bose bibakure bari bafite bakira hehe. Yesu ni uriho wenyine. Bigezaho birabacanga birabayobera. Inyange batesha umutwe. Bamwe bati nge ndarandashikagurika. Unati nanjye ejo bundi banteze amahembe. Mureke mbabwire ikintu gikomeye. Ejo bundi kuri Noheli turi gusenga ndangije kwigisha iteraniro. Umuntu yaraje arambwira ati nsengera. Ngusengere kuki ndi kumwe na pasiteri mushumba we. Ati nsengera ati bwarampombeje. Ubuki ati bwarampombeje miliyoni 2 zose. Ubuki ati nsengera bwarampombeje. Shaka kunyoberwa ibyari byo. Abarambye ati jewe ati yanyishizemo nanjye mbamwishizemo. Ati buriya rero umwanzi yakagutanze ntumutange. Ati umwanzi yakagutanzeyo. Ati nyarukira ahantu nakundaga kujya. Ati ndagenda ati bankubita ubwa 600. Ati biyiko 3. Ati burahendaga ubwa 100 ngahe ibihumbi 100 ngahe ibiyiko bingahe 3. Ati ndaza ndabumuha. Ati maze kubumuha ati ngira ngararyama wapa. Ati kandi ubwo namuhayeho nibwo nahaye kuri 2 baciyeho. Ati mbumuhaye ati ntibwagira ico butanga. Ati nsubiraho ndamubwira ngo ntaco bwamutwaye. Ati nkubita ubwa 500. Ati ntiwe miliyoni 100. Mbona mushumba watangiye kugira ubwo batangiye ati nabwo ndabumukwikiye.
ati ve ati biranga ati nsubiraho ndamubwira ngo kubera iki rwose wampaga ubushoboye ukaba uri kumugutangiza ati none arambwira ngo naguhaga Burundi reka naguhaga Tanzania reka nguhe ku Burundi rwose burihuta ati nabwo mukubise 500 ati niwe 1,600,000 ati ndabumuha ati nabwo mbona duhuriye muri baturi ati nsubiraho ndamubwira ngo koko 1,600,000 tumaze kuguha urabona utamaze kumpumbya ati ngo rero ngiye kugubwa ari busigaye bw'umunsi umwe arabye umunsi umwe bitebirangira ati njyayo ati arangira ngo maze iminsi uragura ndagukuriyeho 200 ati mu 200 ati bonje uzegere ati none kayo wigisha iteraniro ati ntari wahoze uramubwira ngo yaramurinze ati ntari wahoze uramubwira ngo aramuriye ati wabonye ukuntu ruri kuzunguza amataye nduruwese ati wa wundi ruri kuvuga se ntabwo ari ngiye wabimukaza none nsengera bwaramundiye wese ngusengere wunguke cyangwa ngusengere wirihane wirutse kuba Imana itirutse icyo kora mushumba wanyu ni musigare muraganira nonge bameze nkamwe ntabwo mbasengeraga abashaka kwihana nsengera abashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza ntabwo abari gusenga ngo bunguke kuko bisha abantu ntabwo mbasengeraga rwose ubwo bayi rero baravuga ngo nta kindi gifite nta kindi cyaguhoza amarira warize abacu bafite indirimbo turashoje kugira ngo dusenge bafite indirimbo ngo twashakiye mu miryango biranga tugerageza gutereka amaso biranga hari abigize ba maniga biranga hari abagiye kuraguza biranga hari abagiye kwa ba se wabo biranga hari abagiye kwa ba nyina wabo barabirogera hari abiringiye abagabo barabahinduka abandi biringira abagore babo birabacanga ariko tukugezeho Yesu tubona birebeye nyabunezo nizasabwe turi gusaba amena baravuga ngo weho ntacyo washobora ariko Yesu agushoboje washobora weho ntacyo wageraho ariko Yesu agushoboje wakigeraho ntabwo amahembe n'ibitega byo mu miryango y'iwanyu ubifiteho ububasha ariko Yesu abitegetse byaceceka baravuga bati twebwe biraducanze urahura n'umuntu ari mu modoka nk'iriya ya fime wamwaka rifu tukabona azamuye ikirahuri ukagira ngo ubwo ni amafiyeri ntari kugendera yiririramo no kugira ngo utabona bose umuntu ugenda no muri izi ararira bararira ko barira uzi guhura n'umuntu wambaye amarinete ari kurira barira na mafiyeri nyagasani uzi guhura na kibonga ideni ryishe uzi guhura n'inzobe yarushe uzi guhura na gasongo ibibazo biri ngaho suresha na semajeri wumiwe we baravuga ngo nta wundi wadutabara mwabana mwe nta wundi wadutabara mwabasore mwe nta wundi wadutabara mwabagabo n'abagore mwe tungana nta wundi wabarengera mwabasaza mwe Kristo niwe uvuga bikemera biremera muri Yesu biremera ibyagucanze muri Yesu biremera bigira bite umugabo wagiye Yesu yamugarura bikemera muri Yesu biremera bigira bite murekeraho baravuga ngo ubwo twe biducanze ubwo mu mafaranga byanze mu buhanga bwacu bikanga ariko muri ubu bwato dufite uryamyemo muri iyi si dufite uyifiteho ijambo haleluya baravuga ngo nubwo bimeze bityo umwami wacu aririmo haleluya
baragenda bamukubita igikofe cyitwa utwemerere kuko twe byaraducanze. Abagize ate? Abarakangutse. Ngahita bwe ngarahaguruka nta bindi avuze, abwira inyanja ngo nyanja we ceceka utuze. Nyanja we yayibwiye kangahe? Yayibwiye kangahe nguko twasomye? Yayibwiye rimwe ngo cece kugira ute? Inyanja igira ite? Ngo bose bahita bakura amaso mutwe ati yampaye sha Yesu arashoboye kabisa. Uzi ko nibitashoboka byashoboka mani, byarashoboye. Mureke mbabwire, ngewe za 2 4 2 5 turi hano za Nyagatare na za Karama, turi kuvuna Karama na za Ntoma na hano za Rwebare, hano turi kubaka urusengero basengera mu kazu kangana gute, nambaraga inkweto za madamu n'ishati ye. Avuga munsetse kambyihorere. Kadusenge muri kunyosha kandi nshaka kumva indirimbo. Nambaraga inkweto za madamu n'ishati. Natera haleluya batamena na hano hirya za Busharama. Natera haleluya batamena nkagira ngo bari gufashwa n'ijambo no bari guseka inkweto za madamu n'ishati. Rero buriya muri Yesu biremera, urabona ntaryoshera. Mureke mbabwire, nagiye gusaba amavuta kuko nari umucuranzi wa soro. Twebwe kitari twacurangaga zari fabrication locale, byabi kitari by'ibicurano twashiragamo reglage z'udupando twigare. Twigare nitwe twaregezaga umusumari, umuntu yaba ari kuregera kitara gashinyika amenye nkagena nkareko no mwebwe muregera mu buryo bw'amafiyeri mugira twatuntu gutya. No twashakaga umusumari nawo wa 15 kugira ngo ubone gucuranga indirimbo. Wacuranga indirimbo ebyiri intoki zikaka umuriro kuko imirya twatwikaga amapine y'igare tuwakuramo bya bitsinga. Rero kuko na umuhirimbiri ariko Yesu biremera we, biremera ibi bintu biremera. Be kujyara bikubwira ngo bashumba bavuze hazavuga butumwa bitangaza haza nakaraje bayire mani nje sinaja yo kabisa, nuko taza agaciro k'ibyihishe muri iryo banga. Biremera. Noneho ngewe njya gusaba utuvuta twa 70 twitwa gatajiri kugira ngo nsige ku ntoki zinyerere mbone uko ncuranga. Ngiye gusaba umuntu amavuta, ngenda ndi kuririmba n'amavuta ngo ninduje ngo ubwo ni murokore ngo basa amavuta aje gusaba. Mba byumvise nti mana we bamenye ko ari amavuta nje gusaba ntayo ngisabye. Ndagenda ngeza bati biterane ni byiza ko wazindutse. Ninarinje kubatira agasokozo kandi kuvana kera save majeri singira umusatsi nuko batari kumaze guta umutwe sha. Ninanje gutira agasokozo ngo nsokoze bate wo wasaze kabisa. Bati cyana amavuta uje gushaka ntoya mpita nsubirongeza imbere mbwira Imana ntumva mana urabona amaze kubikibazo umabarire ntoragure 70 ngura amavuta ntazajya ndateza abantu babandi bibazo. Ngeze imbere ntoragura 50 nabana se mana iyi 50 venti ndayikura. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cya 50 se na venti igikomeye niki kuba yararinze umwuka uhumeka ubu yashobora no kukwirukanira abadayimoni. Kuba yararinze umwuka uhumeka ubu yaguhanagura amarira nyoko atigeze guhana. Kuba yararinze umwuka uhumeka nawe yaguha ijambo aho wari buri. Arambwira ngo genda ugura igisheke. N'Imana sinshaka igisheke, nshaka amavuta yo kwisiga. Irambwira ngo genda ugura igisheke ntukayinyuza hareke ikunyuza hishaka kuko ikurusha kureba. Ngo nzajya ndisiga amavuta nereke n'amaso no mazaze nguhindure mbizacamo. Ntabwo bizemera. Reke ikunyuza hishaka. Buriya ubushake bwayo nibwo bukuri. Ndagenda igisheke ndakiguze. Ngeze mu rugo madama atese icyo gisheke ugikuye nine ntoraguye igiceri nguze nyine igisheke. Imana irambwira ngo icyo gisheke ntukirye ahubwo icyo gisheke cana umuriro ugitwike. Igisheke ndacana ngishira mu muriro kimaze guhonga ijwi rirambwira ngo gihonde. Ndagihonda maze kugihonda ndagikamura umushongi wacyo ngushira mu gikombe. Irambwira ngo jya kuri kiriya giti uzaneho amababi 7. Ndagenda ndayazana
irambwira ngo jya kuri kiriya uzaneho amababi 3 n'igisate. Ndagenda ndayazana. Irambwira ngo jya no kuri kiriya uzaneho amababi 2. Irambwira ngo jya no kuri kiriya uzaneho ibabi n'igisate. Irambwira ngo kuri kiriya cyo jya kuzanaho igisate. Amababi ndayavuguta, nyavanga na wa mushongi, havamwo amavuta meza. Twayisize imyaka 3 n'igice. Irambwira ngo ntuzongere gusaba amavuta, uzisigaye dore nga ubu nsigaye nisiga amavuta yenze, ariko ntabwo amereye nk'ayo Yesu yansize. Arakarama. Rero Yesu atuzisha inyanja igira ite? Iratuza. Turashaka gusengera abantu. Urabona ibyo by'iwawe Yesu atabitujishije byatuza. Ayo marira n'ibibazo ufite Yesu ataguhagazeho ntiwamwara. Ninde ushaka ko tumusengera ngo Yesu atuzishe intambara ze? Ninde ushaka ko tumusengera ngo Yesu amuhindurira amateka? Ku mugabo wawe byaranze, mu busore bwawe byaranze, ariko muri Yesu bigira bite? Bire. Hari umuririmbyi aririmye ngo nta marira nabonye atahoza, nta gahinda nabonye atamara, nta gikomere na kimwe atomora, nukuri Yesu ageze ate. Turashaka gusengera abantu byacanze. Turashaka gusengera abantu bashaka kwiyakirira Kristo kugira ngo uko yatuzishije inyanja atuzishe n'ibibazo byabo, uko yatuzishije inyanja atuzisha amarira yabo. Abasha gushira iherezo ku bugumba, ingumba zikabyara. Haleluya. Abasha kwirukana abadayimoni ku muntu, ukugena arwaraga igicuri ariko yaracirukanye kirakira. Nanjye ahubwo ubu nsigaye nsengera abakirwaye mu izina rya Yesu, kandi nanjye nabimbaga ngo ajya ashira iherezo ku bitega n'abarangi, ajya ashira iherezo ku marira, ajya ijambo utari buzari. Ngwino tukwisengerera Imana. Ninde ushaka ko tumusengera? Tambuka uze tugusengere, ubwire Yesu ngo Yesu nararusha. Ubwo ugiye gutinya abantu bakumariye iki? Ugiye gutinya abantu bakumariye iki? Ntacu umuntu yakumarira. Abajene mani batanseka, batuma utarira se, batuma bitakugarika se, batuma udahura n'ingorane se. Ntabwo itabi ryarangiza ibibazo byawe, ntabwo kwiyahuza inzoga byarangiza ibibazo byawe, ntabwo kwiyahura mu busambanyi byarangiza ibibazo byawe. Yesu niwe ushira iherezo ku bibazo. Yesu niwe uhoza amarira abayarira. Yesu niwe wagukiza intambara watejwe n'imiryango yawe. Yesu niwe wahagarika imiraba y'abarozi, akakwamururaho abarange, akakwamururaho ibitega ibyo bigutera nijoro bikagukubita, ibyo byigira amapusi n'imbeba n'iki, ibyo byigira ibihunyira birara ku. Yesu abifiteho ijambo. Ibyo bigucurika ukaryama neza kimwe n'abandi, nyuma ukajya kureba ugasanga waryamye umutwe uri kureba ute. Ibyo Yesu abifiteho ijambo. Ibyo bituma uryama ugasohoka wambaye ubusa utazi ugiye. Yesu abifiteho ijambo. Yesu afite ijambo kubibujije abantu amahoro. Ibyo ngibyo bituma urangura ntumenye ibyo waranguye iyo byaci. Yesu abifiteho ijambo. Afite ijambo ku barozi, afite ijambo ku bapfumu, afite ijambo ku bakonikoni. Yesu niwe ufite ijambo. Yesu niwe utanga amahoro. Yesu niwe uruhura. Muze tubasengere, muze tubasengere, muze mwakire Kristo nk'umwami n'umukiza, muze mwakire uwo Jehova Yire yakiye. Aba ni abanyacyubahiro,
hari n'ibiro bamwe bakora mutakwinjiramo, ariko ibyo ntibabyirata cyane nko kurata Kristo wabahamagaye. Barashima Yesu wabagize icyo baribo, ariko ngo nanjye kabisa nshoboye kwigurira icupa ntanyuze mw'amaso. Icupa niryo ushoboye kugura, ariko umuntu yaparitse yafunze amangazine, ibyo yaranguye biri muri Majerwa yabaye abirekeyemo kugira ngo yamamaze ishimwe rye yamugize umugabo ucururiza mu gihugu no hanze. Wewe nanjye kabisa bunaguze na bodaboda, ni bodaboda nyine ngo nawe yaguze bodaboda, ni bodaboda nyine. Reka dusengera abangaba, ariko nawe usigaye uri aho nkugiriye impuhwe. Iyi nyanja urimo izarangiza ikwishe. Iyi nyanja ni Yesu wayigiraho ijambo wenyine. Iyi nyanja y'abakwambukira igihugu bakajya Tanzania kugushika. Iyi nyanja y'abakwambukira bakajya Uganda gushaka ibyo kugutesha umutwe. Iyi nyanja iri mw'ibyo bateza abana bawe ntihagire n'umwe ukumvira, bose bagasa n'abasaza. Yesu niwe uyifiteho ijambo. Turinginga umushumba wacu w'ururembo, umushumba wacu w'ururembo atuyobore mu masengesho, asengera uyu mukumbi. Nawe ubwire Yesu ngo Yesu, ibimbujije amahoro mu busore bwanjye bifiteho ijambo. Ibimbujije amahoro mu bukumi bwanjye bifiteho ijambo. Ibimbujije kubaka, narimutse ngira ngo bizahagarara biranga. Naribwiye ngo wenda ninjya aha n'aha bizemera, ariko byaranze. Yesu, ibi byanze ko bifiteho ijambo, wabituzisha nk'inyanja, bituzishe. Wewe upfukamye ubwire Yesu ngo Yesu, ibyo ibimfiteho ijambo nawe birigireho. Ibyandizaga nawe bigireho ijambo. Ibyo ari bimbujije amahoro nawe bigireho ijambo. Undwanirire umpa amahoro nabuze mu izina rya Yesu. Reka tubasabe murambure ikiganza cyanyu cy'iburyo, mumbeke amaso yanyu. Iteraniro ryose twinjiye mu mwanya wo gusenga, ndatekereza ko mwabimenye. Uyu ni wo mwanya ukomeye mu iteraniro ryose ubaho, ni wo mwanya umuntu yazukiramo cyangwa agapfiramo. Iteraniro ryose aho muri muhombeka amaso yanyu. Ushobora kutubaha iri jwi, ariko ubaha Imana. Ubaha Imana aho uri, uhombeka amaso, dusengera abantu. Tumara kubasengera, umwigisha akomeza gahunda yo gusenga nk'uko yayiteguye. Murambu ikiganza cyanyu cy'iburyo, uvuge ngo Mwami Yesu Kristo, Mwami Yesu Kristo, njahuri ndemera ko ndi umunyabyaha, guciriye bugufi ngo mbabarire ibyaha byanjye nakoze byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Ndakwinginze nguhereye none ndebana amaso y'imbabazi. Ndagusaba imbaraga zo kudasubira mu byaha. Ndagusaba imbaraga zo kuva mu mwijima burundu. Uyu munsi ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Amen. Mana yacu, aba bantu bakirambuye ibiganza turabasengeye. Bumvisha ijambo, kandi ni wowe jambo. Bumvisha ubuzima buri mu ijambo. Bumvisha ubuzima bwinjira mu magufwa no mu misokoro no mu bitekerezo, bwinjira bukinjira bugacengera aho umwijima uba. Wowe rero uri umucyo, ndasenze ngo wirukane umwijima, mwijima w'icyaha n'igisa nacyo.
babature uyu munsi, bakure mu bubata bw'icyaha, ubakure mu bubata bw'icyaha n'igisa nacyo. Turagushimiye kuri uyu mwami, turagushimiye kuri uyu mwami. Turategeka imbaraga z'imyuka mibi izibatwaza uburetwa, izabafashe ku gahato, izabatwara aho badashaka. Dutegetse izi mbaraga guceceka, kubavamo uyu munsi, baturemo mu mitima, kandi ubabere umuyobozi, kuko uri umuyobozi mwiza. Kandi urugendo batangiye, mwami Imana yacu, tubatuye imbaraga zo kutareba inyuma, ahubwo bakomeze urugendo. Kandi ibicantege byabaca intege by'uburyo bumwe cyangwa ubundi, majwi abaca intege, majwi yabakoba, majwi yababwira ko bibeshe, aya majwi turayacyashe, ducyashe imiyaga katika jina la Yesu. Twasenze kugira ngo bafate mu kiganza, kuko abufashe mu kiganza ntawabasha kubavuvunura mu kiganza cyawe. Mwami Imana yacu, tukibasengera, turabasengeye kugira ngo uyu munsi babone impinduka, babone ikintu gisha mu buzima bwabo. Haleluya. Ndasenze ngo batari bafite amahoro, uyu munsi babone amahoro, batasinziraga basinzire, batari bafite ibyiringiro byo kubaho, ubaha ibyiringiro byo kubaho. Ni wowe tangiriro y'umuntu akubonye, nta kubangikanya, akirukana ibyo wanga byose mu buzima bwe. Iyo akubonye ababonye byose. Niko Mukristo yaririmbye ageze ku musaraba, araririmba avanga, iri ni itangiriro, iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, avanga hariho umutwaro wamvuye ku mugongo. Ndasenze nguko batuye umutwaro w'ibyaha, iri ngiri riba itangiriro ry'umugisha, riri itangiriro ry'ibihe byiza, riri itangiriro ryo gutangira urugendo. Kandi umuririmbyi niko yaririmbye avuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana wo kubw'ubuntu narayihawe. Avuga ngo nayihawe ubwo nihanaga ibyaha imbere y'umukiza Yesu, ubwo bihannye, reka riba itangiriro ry'umugisha. Haleluya. Ibitangiriro ry'umugisha, ibitangiriro ry'umugisha. Tubirukanyeho imikorere yose ya Satani, tubamuriyeho imbaraga z'imyuka mibi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abangaba bazaba abakozi bawe, bazagukorera mu bihe bisigaye by'ubuzima bwabo. Mana, urakoze kuri muri iki giterane, urakoze kurimo kuvugira muri iki giterane, urakoze ko imirindi yawe iri aha hantu. Mana, tugukomeye amashyi, uhabwe icyubahiro, uhabwe icyubahiro. Bagushimiye ko wumvise gusenga kwacu, dusabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Twagira ngo mukiri hano, reka tubanze dusenge, nanone tumara gusengera iteraniro ryose muhaguruke, mwigisha akomeze na gahunda yo gusenga. Nyuma yaho turabaganiriza umwanya muto hano nyuma y'iri hema, hanyuma ibindi biguca no tubibabwirira, ariko kumwigisha akomeze gato, ndabona n'amasaha arimo kugenda, kugira ngo dukomeze indi gahunda yo gusenga ya twese. Mana iri mu ijuru ryera, ufite imbaraga ku barozi, ufite imbaraga ku bapfumu, ufite imbaraga ku ndwara zose, ufite imbaraga ku barangi, ufite imbaraga ku bitega, ufite imbaraga ku mwami data wa twese, ku badayimoni bateza impanuka, abadayimoni b'inyatsi ubafiteho imbaraga. Mwami data wa twese, dusengeye aba kugira ngo ubagirire neza, buri wese umuneshereze, uri byose kugufite ni wowe karuhura. Abasore barusha baruhure, abakobwa barusha baruhure, ababyeyi barusha batabare, abasaza data wa twese nabo bagirire neza. Nyakubahwa Mana data wa twese, twirukanye imbaraga z'amarozi, twirukanye imbaraga z'ibitega, twirukanye imbaraga z'abakonikoni n'abapfumu mu izina rya Yesu. Abadayimoni bagenda mu mapusi, abadayimoni bagenda mu mbeba, abadayimoni bagenda mu bihungira, abo turabirukanye,
turi muri iri teraniro. Iki giterane tukigotesheje imbaraga zawe, iki giterane tukigotesha abamarayika bawe, twirukanye imbaraga z'abadayimoni. Abadayimoni batega amateraniro, abadayimoni babuza korari kuririmba, abadayimoni babuza abigisha kuvuga ijambo, abadayimoni bariza abana, abadayimoni bateza gupinga. Abo bose turabatatanije mu izina rya Yesu. Abaje barwaye bakire, abaje bafite ibibazo babera igisubizo, abaje bihebye ubahumurize, abaje nta byiringiro bafite ubatera ibyiringiro. Urakoze Mana, tubane nawe, ukomeze uturinde kuko uri Imana yacu, uri kumwe natwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Reka muze mudukurikire hano, babayobore iyi nzira. Mukurikire uriya, mukurikire bariya hariya hagati yariya muhema bintu hari inzira. Yego.